Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bene data, ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Shimye Imana muri uyu mwanya ingiriye neza kongera kuvuga amagambo yayo, ndumva ari iteka ntewe. Rero nari mbakumbuye, ndabifuriza amahoro y'Imana kandi ndabashimira mwebwe abakurikirana iki kiganiro cya Saveur Divine, mwebwe abagisengera, mwebwe abagitera inkunga mu buryo butari bumwe. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Ndongera kandi gusabira umugisha bene data bambanjirije. Ubu tuvugana n'umunsi wo kuwa gatanu, ariko bene data dukorana uyu murimo batangiye kuwa mbere kugera uyu munsi tukiri kumwe, bakiri mu murimo w'Imana, bakivuga ubutumwa bwiza, bakibusengera, bagisengera bene data. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Rero turimo kuganira amagambo y'Imana atubwira kudatinya, tugakomera mu murimo w'Imana kuko Imana iri kumwe natwe. Mu nkundire dusoma amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ibice byaho 41, dusome n'umurongo waho wa 10. Handitswe ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye Imana ishimwe. Reka twongereho amagambo turi kugenderaho muri kino cyumweru yanditse mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, bice byaho ni 18. Turasoma duhereye ku murongo wa 9 tugeze no ku murongo wa 10. Handitswe ngo maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati ntutinye, ahubwo uvuge we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, kandi nta muntu uzagutera kukugirira nabi, kuko mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ijwi ryiza ry'Imana ritugezeho, amagambo y'Imana tugezeho atubwira ngo ntidutinye. Wowe unyumva ntutinye, wowe unyumva ntukuke umutima. Aho twabanjirije haravuga ngo ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Ni Imana iri kuvugana nawe. Ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngutabara, nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Imana ishimwe. Mu buzima turimo hariho byinshi bijya biduca intege. Yego, ibidutinyisha birahari. Niyo mpamvu tubwiwe n'ijambo ry'Imana ngo twe gutinya. Uzi yuko Bibiliya itubwira buri munsi, ikatubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Buri munsi ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ntutinye. Abasomye Bibiliya batubwira ko ijambo ngo ntutinye riri muri Bibiliya inshuro 365 iminsi yose y'umwaka. Buri munsi Imana irakubwira ngo ntutinye. Pawulo rero ari mu murimo w'Imana, ahura n'ibimutinyisha. Yari arimo avuga ubutumwa ahangaha mu Bayuda, ahangaha mu Bagiriki, aravuga, ariko yavuga akabona ameze nk'usuka amazi kwibuye, ntibabyumve. Bibiliya iratubwira hariya ku murongo wa 6 w'iki gice twakoze cy'ibyakozwe, twasomye iki gice cya 18 twasomye cy'ibyakozwe n'intumwa. Umurongo wa 6
uravuga ngo mu gihe yari arimo yigisha ngo nabo bamugisha impaka batuka Yesu. Abonye batutse Yesu kwihangana biramunanira. Bibiliya iravuga ngo akunkumura imyenda ye, ngo arababwira ngo amaraso yanyu ababeho, ntabwo andiho, nta rubanza rundiho, uhereye none ngiye mu banyamahanga. Yari acitse intege, yari yihebye, yari atentebutse, ariko ngo umwami Yesu ngo aramubonekera, ngo aramubwira ngo ntutinye. Amubonekera mu nzozi, ngo aramubwira ngo komeza uvuge, we guceceka, kuko ndi kumwe nawe, ntawe uzagukangisha, ntawe uzagutera ubwoba, komera uvuge, kuko muri uyu mudugudu ahangaha uvuga ngo urahasezeye, harimwo abantu banjye bashaka kunkorera, harimwo abantu benshi nzigaragariza, mfite abantu benshi muri uyu mudugudu. Nshuti yanjye, sinzi ikiguciye intege mu murimo w'Imana, ariko Bibiliya igitubwira ngo iyo ugamburiye mu makuba ngo gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Nagiraga ngo nkubwire ngo ntucike intege, ntiwihebe. Imana irakubwira ngo ntukihebe, ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, nzajya ngutabara mu birushya, mu binaniza umugenzi mu rugendo, nzajya ngutabara kuko ndi Imana yawe. Imana ishimwe kuko ntabwo uri wenyine. Imana yabanye n'ubwoko bwayo. Iyo dusomye Bibiliya tubona ko Imana yagendaga ibwira ubwoko bwayo ngo ntutinye, ndi kumwe nawe. Ni ijambo rigaruka cyane muri Bibiliya. Imana ikababwira ngo nuca no mu migezi ntizagutembana, nuca no mu muriro ibirimi byawo ntabwo bizagufata, ntutinye, ndi kumwe nawe. Natwe turi ubwoko bw'Imana bakundwa bene data. Bibiliya igitubwira ngo abizera Kristo ngo turi ishyanga ryera, abatambyi b'ubwami, abantu Imana yaronse iradutoranya ngo twamamaze ishimwe ryiyaduhamagaye, ngo idukuye ngo mu mwijima w'icuraburindi, ngo idushyira mu mucyo witangaza. Turi abatambyi b'ubwami, turi ubwoko bw'Imana. Imana rero irakubwira ngo ntutinye kuko iri kumwe nawe, kandi yivuze irasohoza. Ibyo yabwiye Abisiraheli byose yarabisohoje. Amagambo yose yavuganye nabo mu kanwa k'umuhanuzi wayo Mose, mu kanwa k'umuhanuzi wayo Yosuwa, ngo nta na kimwe cyasigaye itagisohoje, ngo byose byaruzuye. Iby'Imana itubwiriza bisohoza. Ibabwiye ngo nimuca mu migezi ntizabatembana. Murabibuka banyuze mu nyanja itukura, ntabwo yari yarigeze inyurwamo n'undi muntu n'amaguru, ariko Bibiliya iratubwira ngo bahageze amazi aribwiriza. Imbaraga z'Imana zitera amazi y'inyanja kuvura, niko Bibiliya ivuga. Ayo haruguru iburyo arahagarara, ayo hepfo iburyo arahagarara. Bibiliya iravuga ngo bambukira humutse nko ku butaka. Imana ishimwe kuko Imana yavuze ngo ndi kumwe namwe. Murabibuka bageze kuri Yorodani, Bibiliya ivuga ngo abatambyi bahetse isanduku y'Imana bakandagije mu ibirenge, ngo amazi ya Yorodani yaribwirije ngo arakama, ayo hepfo n'ayo haruguru arahagarara. Ngo kandi cyari igihe Yorodani yajyaga yuzura, batambukira humutse nko ku butaka. Imana ishimwe kuko Imana yavuze ngo nimuca mu migezi ntizabatembana, kuko Imana yari yarababwiye nanone ngo nimuca mu muriro ibirimi byawo ntabwo bizabafata. Muramwibutse Saduraka na Meshaki na Abedinego babajugunye mu itanura ry'umuriro, kuko Imana yababwiye ngo nzabana namwe no mu birimi by'umuriro. Babajugunyemo, Yesu abanamo nabo, ngo basohoka nta n'umwotsi ubanukaho habe n'agasatsi, kuko Imana yivuze irasohoza. Haleluya bakundwa bene data. Imana isanga Pawulo hano, iramubonekera mu nzozi. Yesu ngo aramubonekera, ngo aramubwira ngo vuga ntuceceke, ntutinye, ntugire ubwoba, komeza uvuge muri uyu mudugudu, nta nuzagutunga urutoki, nta nuzakurya urwara, kuko mfite abantu muri uyu mudugudu. Pawulo ngo yumvira ijwi ry'Imana. Murongo wa 11 uravuga ngo amara y'umwaka n'amezi 6 yigisha ijambo ry'Imana muri bo, kandi iyo dusomye dusanga hari abagiye bahinduka. Bakundwa bene data, Imana iri kumwe natwe, Imana iradushyigikiye. Hariho ubwo ducika intege, ariko ntabwo Imana yatureka. Eliya yacitse intege mu rugendo,
hatewe ubwoba na Yezebeli, yibagirwa ibitangaza Imana yakoranye nawe byo kwica abahanuzi 400 ba Bayali. Ariko umugore witwa Yezebeli amutera ubwoba uko yaravuze ko amwica. Agira ubwoba ngo arahunga, ngo aryama munsi y'igiti cy'umurotemu, ngo maze yisabira gupfa. Cyari igiti ngo amazi yacyo ngo yagwaga ku muntu yahitaga ko apfa. Ariko Imana irayafata, uko Imana yari iri kumwe nawe kandi itararangizanya nawe. Maze marayika w'Imana ngo araza aramukomanga, haleluya, ngo aramubwira ngo byuka urye unywe n'amazi, urugendo ruracyari rurerure. Ndamwibuka umunsi umwe nanone Eli yakomeje haravuga ngo rwose abahanuzi bose babamaze ninjye usigaye, nanjye baragenza ubugingo bwanjye ngo banyice. Imana iramubwira ngo yacece kubwo n'ubwoba, ndi kumwe nawe, tinyuka, haracyari 7,000 bitapfukamiye Bayali. Mana ishimwe ntigidusiga iyo turi mu murimo, nubwo twagira ubwoba ariko Imana irahari ngo idutabare. Yeremiya umunsi umwe aravuga mu bice 20 aravuga ngo Uwiteka we waranshutse nemera gushukika. Imana iramubwira ngo humura, tinyuka, wigira ubwoba, nubwo ari inzu y'abagome, ubabwire ntutinye. Bakundwa bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana ntiyagusiga, ariko nagira ngo mbabwire ngo mwongere mukumbure kumva ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana iyo uryumvise uratinyuka, ijwi ry'Imana iyo uryumvise ukomeza urugendo wari ucitse intege. Pawulo yatumva ijwi rya Yesu Kristo yamubonekeye mu nzozi, yari gucika intege kurushaho, ariko aryumvise asubizwamo imbaraga. Iyo Eliya ataryumva yari gucika intege, ariko aryumvise asubizwamo imbaraga. Mwifuze kumva ijwi ry'Imana, amatwi yacu abe egwize kumva ijwi ry'Imana, uyarinde kumva ibizira, uyarinde kumva ibitagira umumaro, uyacyarize kumva ijwi ry'Imana. Imana yavugana nawe ugenda, Imana yavugana nawe uryamye usinziriye, Imana yavugana nawe uri gusoma ijambo ryayo. Ucyarize ugutwi kwawe kumva ijwi ryiza ry'Imana, iyo uryumvise riraguhumuriza maze ugakomeza urugendo. Rero ntutinye, ntukihebe, Imana irakubwira ngo ni Imana yawe izajya igukomeza, izajya ikuramiza ukuboko kwayo kw'iburyo. Imana ibaha umugisha, mugire weekend nziza, mukomeze kuvugira Imana muri iyi weekend n'igihe kizakurikiraho, uko Imana iri kumwe namwe. Imana ibaha umugisha, mbifurije weekend nziza mwese mu izina rya Yesu.